aho byari bigeze yari yamaze kurenga umurongo utukura kuri twebwe kuri brand yacu. Ariko we brand irenze iyo watangiye guhangana na brand wumva iciriritse, wumva iri munsi yawe, ntabwo uba ukiri brand. Abantu bitegereza buryo ki ugiye kuvuga kuri Gasuku ubanza guca hirya no hino kugira ngo umusubize, uba ugomba kuzana umuntu uri bugufashe. Ntabwo wakwitereka ngo umusubize wenyine, bisane ngo nawe deep down in you urabizi ko byanga byakunda ushobora kuba waramuhemukiye. Biragoye kubona undi mu influencer mu Rwanda cyangwa umuntu uzwi ku mbuga nkoranyambaga wasinye kontra y'imyaka 3 mu kigo muri kampani kigogiye kugisinyamo yaragikoraga muretse tega amatwi. Impamvu wasubikajanyije na Gasuku nuko wari ubizi neza ko hari icyo wamukoreye. Niba uzi neza ko ufite ikosa wakoreye Gasuku, muzahure nk'abantu b'abagabo, niyo mwakwandikirana nk'abantu b'abagabo, niyo wakwitereka ukavuga ati Gasuku nakoze ibi nibi birakubabaza, ariko sinari ngambire kukubabaza, umbabarire, simple as that. Ikaze kuri Label TV show, mbanje gushimira mwe mwakoze subscribe, mwe murebe ibiganiro byanjye mukabirangiza, mwe munshyigikira mukanyereka ko mu nkunda turi kumwe, ni by'agaciro. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe kuri Label TV show niba unkunda kandi unshyigikire, biraba ari by'agaciro. Doda amakuru twe tumaze igihe tudakora, maze igihe mbona amatiku hagati ya Chita na ngenda byita amatiku, reka mbyita amatiku wenda kugira ngo bibatere isoni, kuko nta bantu b'abagabo babiri bakabaye bahanganye baterana amagambo, undi nta mugabo ugira amatiku. Ya Chita na Jesquiza we, nabanje kumva ibyo Jesquiza yagiye avuga kuri Chita byinshi, bimwe bitari na byiza. Jesquiza aguha nyoko pe neza nkaha kazi, atukanyoko nkaho we na nyoko bafitanye beef niyo waba utamufite, sibyo? Ku rundi ruhande ndagenda nabwo numva ibya Chita, ibyo yagiye asubiza n'iki, noneho ndavuga ati kamfata uruhande. Icyambere cyo ngewe ntago Chita muzi ijana kuri rindi, nta nubwo ndamubona, sibyo? Sindamubona imbona nkubone mubona uko, na Jesquiza sindamubona imbona nkubone nawe mubona uko. Urumva bisane ngo nge iyo mfashe uruhande nta marangamutima mba nashyizemo, kuko abantu ntago mba mbazi, kandi nge ndaza nkanariza ibintu byanjye uko byumva nkikomereza, sibyo? Icyambere cyo kuba Jesquiza na Chita bafitanye ikibazo gikomeye bwo baragifitanye, urumva? Ikindi kandi kuba Chita ari umuntu ugaragara imbere ya kamera nkaho ari umwana mwiza, and then inyuma akagenda ahemukira abantu behind, ibyo byo nibyo. Uzi impamvu ngiye nkubwiye ngo nibyo? Ngenzi impamvu ibaze muri ibi bintu by'amatiku hari abantu batandukanye, na nyine twaga turi kumwe nabavuga akavuga nago uzi ibyo yakoreye kanaka. Nk'ubu ngubu hari ngiye Chita, reka mbanze nkubwire, numvishe nyine video yawe umeze nkaho uri gutera wenda ubwoba Gasuku, ushaka no kubuna bikora, ushaka kumwereka ngo itoroshi ry'u Rwanda ngo na ahantu ritagera, nkaho afitanye ikibazo n'igihugu, kandi nyamara afitanye ikibazo nawe. Wavuze nkaho muri ibihugu bibiri bihanganye cyangwa se biri mu ntambara, kuko nkurikije ukuntu washatse wafashe umutekano w'igihugu, nkaho Gasuku ari nk'umwopoze, nk'umuntu nyine utavuga rumwe na leta, sibyo? Dodo icyo kiganiro aracyumvishe, wigeze wumvishe buryo ki yavuze ngo niba ngo hari ibyo yakorera imbere ya kamera, ngo hari n'izindi mbaraga yakoresha ziri inyuma. So ibirebana no kuvuga wenda ngo kuba warega umuntu, cyangwa wenda kuba ushobora kuba ufite imbaraga zawe runaka wishingikirije, ngewe icyo nshaka kukubwira nuko ntabwo bwizo mbaraga mfite bwizo mbaraga za ufite ngiye mfite ku buryo nshobora kuvuga uyu muntu uvuga gutyo uramutse umuvuzeho ribu yaguhamagara. Uri umunyarwanda nka umunyarwanda, sindi nka Gasuku wenda wavuze buryo ki wavuzemo amazina washatse kumvikanisha nka hatari umunyarwanda, ariko Gasuku n'umuhungu wakuriye hari mu Gashyekero, bimuha uburenganzira bwo kwitwa umunyarwanda igihe cyose yaba afite indangamuntu y'iki gihugu, bimugira umunyarwanda kandi akunda u Rwanda, aranaruvugira rwose pe, muamubona ibyo akunda gukora ba Mukanyiko n'iki. Ngiye rero umuntu ukora ibyo ndamushyigikira. Wowe Chita ibintu urimo uravuga umeze nk'igihe Fata ku mavuta bamufungaga ari kuburana kwifunga n'ifungurwa rye, ukuntu yavuze ngo nayagose. Urumva
mu bibazo ufitanye na Gasuku wazanyemo Scovia, wazanyemo buri kantu, wazanyemo Bruce Melody, wazanye abantu bagiye batandukanye, ariko icyo nge nakubwira ni uko ari we wagombaga kwivugaho. Scovia afite audience nini cyane irenze n'iyawe, bisobanuye ngo iyo akenera gusubiza Gasuku cyangwa kugira icyo akora kuri Gasuku yari kugikora. Urumva? Iyo akenera no kumuvugaho akamusubiza yari gukurikirwa pe, yari no gushyigikirwa. Urumva? Ikindi nanone na buri kantu nawe afite audience nini, akeneye gusubiza Gasuku yamwisubiriza. Bruce Melody we sinavuga, sibyo? Ni cyamamara ahantu hose, akeneye gusubiza umuntu yamwisubiriza. So nawe rero nimba uje gusubiza ibyawe, jya usubiza ibyawe ku muntu w'umugabo ku giti cyawe, ntukazanemo abandi bantu. Urumva? Ikindi kandi nimba uri guterana n'umuntu amagambo ntukajya uzanamo ibintu by'iterabwoba, kuko igihugu cy'u Rwanda ni icyacu twese, n'umutekano w'iki gihugu ni uwacu twese. Nta muntu n'umwe ufite access ngo undi ntago ufiteho access. Ntago u Rwanda ari urw'umuntu ku giti cye, sibyo? Nta nubwo umutekano w'iki gihugu ari uw'umuntu ku giti cye, ni uw'abanyarwanda bose. Umuntu yitaye ku mbaraga cyangwa se kuri connection ufite nizo waba udafite, buriya mu bintu byose hakora n'ibimenyetso mu rukiko, hakora ibimenyetso, kandi umuntu wese ararengana akanarenganurwa. Noneho buryo ki uvugamo cyetse mprenze cyangwa baze kuza kujya kureba icyo kiganiro cyawe wakoranye, wa mugabo yitwa nde? Niba ngari umujistoma, niba ari iki mwakoranye, buryo ki wavugaga uri kwishongora, warushatse nko wenda ngo kuko uhamagara murangira BTL cyangwa umukoresha ikiganiro utekereza ko ushobora no kumukoresha ibyo wowe ushaka ko akora, which bidashoboka, sibyo? Tugiye kuvuga ngo gukorera igihugu, abantu bagiye bagikora mu buryo butandukanye. Na Gasuku no kuba yicaraga tukaba mukanyiko n'abandi bose batavuga rumwe na leta, nuko nyine aba yakoreye igihugu, nuko akunda igihugu. Bisobanuye ngo ntago nyine ntago ubwo bwoba wabumutera, reka mbivuge muri ubu buryo, sibyo? Kemura ibibazo ufitanye nawe neza. Nimba waramugambaniye, saba imbabazi, kuko ikintu cyo kugambana ukivugwaho n'abantu benshi. Ese Chita, nta muntu uzi, urumva, uzi wowe ubwawe wari ufite channel iboostinga, ufite ibiganiro bifite miliyoni views, urumva, wigeze kukubaza icyo yakora ku biganiro bye mu gihe yarabwiwe yuko atari byiza, nyine nta kintu byigisha societe? Wigeze akakugisha inama kandi ko wari umaze igihe kinini kuri YouTube kandi wari ubizi ko nta kintu na kimwe abiziho? Wigeze umugira inama yo guhidinga ibyo biganiro, ahubwo wamugira inama yo kubisiba? Channel ongerera floppinga, isubira inyuma. Ibyo biganira akakanya ube bigitunza abana be, niyo byari kuba izo views, sibyo da, ziba zigitunza abana be, niyo zari kuba zigihidinze. Urumva? Yarongeye amera nk'utangiye bundi bushyashya. Ese ubwo urumva utaramuhemukiye? Reka tuvuge kuri Gasuku, ngo kuri Gasuku ubabaza nyine, uvuga ku muryango wawe, urengera akavuga ku muryango wawe. Urumva? Nyine avuga ibintu bisenye umuryango. Ese wowe nta muryango wigeze ujyamo hagati? Nta miryango uzi wagiyemo hagati? Ku mugani wa Gasuku, umwana wa Samusure, niba ari Samusure wazanye ugatuma avuga kuri se, bigatuma we na se batakivugana, ubwo ntiwari ugiye hagati y'umuryango? Ntiwari ugiye hagati y'umwana na se? Erega kuba muzi kuvuga mutuje imbere ya kamera, cyangwa muba mufite ukuntu mwakoze yo profile law, mwatumye nyine societe ibabona, ntago ari byo bivuga ngo muri abamarayika, ntago ari byo bivuga ngo ntago mukosa. Nge sinjye ngo nkubeshye, inkunda no kubivuga ahantu henshi. Nge n'umuntu ucecetse, umuntu wigaragaza nkaho avuga make, umuntu ugaragaza nkaho ari imfura, afite discipline, mba mbizi ko behind closed doors harimo ikindi kintu, aba ari ikindi kintu, abakora ibindi bintu bitari clean. Kubera ko buri umuntu ugira umuntu barigize Mr Perfect, inshuro nyinshi ntago aba ari perfect. So niba Gasuku yara gututse kuri mama wawe, ngira ngo maze ngira ngo nujuje imyaka 29, hashize imyaka 29, I think 29 ni 19 mama wanjye yitabye Imana. Ni 19, urumva? Mama wanjye yitabye Imana. Uramutse umbwiye ngo untutse nyine kuri mama, mwese nta uzi, nta kintu byambwira. Wako nanjye ubwanjye sinkibuka ukwaza. So
ikosa rya mbere wakoze ni ukuza gusubizanya na Gasuku. Impamvu wasubizanyije na Gasuku nuko wari ubizi neza ko hari icyo wamukoreye. Hari video mufitanye imaze umwaka icyo gihe Gasuku yaragifite bya birakoke byiwe yambaye igisengeri cy'umutuku. Narabastokinze ngo ndebe ko hari ahantu mwaba mwari muri kumwe, ariko reka nsubire inyuma ho gatoya. N'abavuga kuri base n'abanyina harya sibe wigeze gutuka Scovia batakiriho, sibyo gutuka Scovia. Nagira ngo rero muhe ubutumwa n'abakunzi be, nabonye abita ibigoryi. Urumva ko nyine urumva umuntu usibye no kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, umuntu ufata aba telespectateur akabita ngo ni ibicucu, ngo ni iki, ngo ni muze, ngo urumva ko aho byari bigeze yari yamaze kurenga umurongo utukura kuri twebwe, kuri brand yacu. Buriya urwenya ntawe udatebya. Ubona ko njya muri comedy, muri Jen's comedy, bari abana bagakora brag bakavuga ko utirabura n'ibindi, ahubwo irabura cyane. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye kuko ni njyewe. Kandi rundi nanjye ndi umuntu wo muri showbiz, hari ibintu bidashobora kumbabaza. Ariko niba twagira na conflict ihari, noneho effect ikagera kuri family yanjye, aho ngaho ntabwo bishobora kurangira gutyo. Kandi njye nakora igishoboka cyose mu kurengera inyungu z'iri zina ryanjye. Ndagusobanurira. None mujya kuvuga ijambo igishoboka cyose, kurengera inyungu z'izina ryanjye, bro, ibi bintu bibwirwa abantu batari abahanga. Nanjye singiye kwikina, ariko nzi ko hano mpagira. Uramutse ukoze naye rero uri kuvuga Rabel ukavuga ngo uzakora igishoboka cyose, muri kumva igishoboka cyose icyo ari cyo, nyine ni igishoboka cyose. Deja hano wakoze ikosa. Izina Chita Magic Brand yagiranye amasezerano y'imikoranire na company yitwa Marshall Real Estate mu mwaka wa 2023 officially contract y'imyaka 3. Biragoye kubona undi mu influencer mu Rwanda cyangwa umuntu uzwi ku mbuga nkoranyambaga wasinye contrat y'imyaka 3 mu kigo, muri company. Kigogiye kugisinyamo yaragikoragamo. Uretse tega amatwi, sibyo kweza abanyarwanda uragenda amakanya. Tega amatwi, banze tega amatwi. None Kasuku umusore yakoragamo mbere Kambale Wilonja, sinzi niba aragize amasezerano muri iyo company wamusanzemo gukorana na aka kantu ngo ka Kambale Wilonja. Uburi kugira ngo twumvishe ko atari umunyarwanda, bro, nimba afite indangamuntu yanditseho igihugu, indangamuntu nyarwanda bimugira umunyarwanda. Turi kubyumvikana. Wishaka gufata wenda umutekano mucyo uri hagati ya Kongo n'u Rwanda ngo uzanemo abantu. Turi kubyanjye ka nkurabure, sibyo? Kuba ari umukongomani, ashobora kuba ari umukongomani ariko ufite ubwene gihugu bw'iki gihugu. Ese ubu ndashobora no kuba yitwa Kambale Wilonja kuko ariko nyina yamwise, cyangwa se ariko mu babyeyi be babiri harimo umunyarwanda. Birashoboka ibyo bimugira umunyarwanda ijana kuri indi. Nimuzajya kuvuga ngo Rabel ngo ibi nibi, naye ndi umukongomani uvanze n'umunyarwanda. Ibyo bitugira abanyarwanda mva. Abanyarwanda ijana ku ijana. As long as umubyeyi wawe ari nta hantu, nta kiganiro wigeze kubona president yari yagiye Rubavu, I think. Urumva? Noneho hari umudamu w'umukongomani wabyaye abana ababyaranye n'umunyarwanda. Noneho uwo mukongomani bari barimye abana b'ubwene gihugu bari kuvuga ngo ni umukongomani. Uzi ukuntu president yasubije, iyo umubyeyi umwe ari umunyarwanda, umwana yemerewe gufata ubwene gihugu. Deje umwana wavukiye ahantu aba yemerewe gufata ubwene gihugu bwaho hantu. Kino kiganiro ntabwo najya kugiplayinga cyose, muzajyeho mu kirebe. Nyine yanavuze ko ngo sinzi ngo imbere ya kamera hari ibyo yakora n'inyuma ya kamera. Reka ngira ikintu kimwe nkubwira ko warahagurutse kuri level yawe wumva uriho, kuri iyo brand yawe wumva uri, kuko wumva uri brand. Ibyo byonyine waciriritse umunsi wafataga kamera ukitereka ukajya gusubiza Gasuka. Noneho uzarebe hano Gasuka kurengeye. Ngiye sinajye ngo nkubeshye. Ibazaho kugira ngo umusubize. Abantu bitegereza buryo ki ugiye kuvuga kuri Gasuka ubanza guca hirya no hino. Kugira ngo umusubize uba ugomba kuzana umuntu uri bugufashe. Ntabwo wakwitereka ngo umusubize wenyine. Bisane ngo nawe deep down in you urabizi ko byanga byakunda ushobora kuba waramuhemukiye. Erega ne tukajya tuvuga ngo umuntu ngaratukana, ngo ejo naza kuvuga wenda ikibazo agize ngo muvuge ngo ni bya bindi bye.
ngera bere ntago njya ngenda kuri ubwo, ntago ngendera kuri icyo kintu kuvuga ngo umuntu wenda ngo nka Jackie w'i Rwanda ngo kukavuga ibishegu ngo naza navuga agahinda ke ngo nange kugatega amatwi ngo mvuge ngo ni imitwe. Oya, njemba ngomba kumva umuntu. Ibyo bintu bya Marshal avuga ko ngo bya Marshal Rio Estate nibiki, avuga ko wamugambaniye kandi biranashoboka ko baramugambaniye kuko mufitanye n'amashusho n'iki ari gukora video muri aho kuri ibyo bibanza. Bisobanuye ngo wenda yaramaze kugera muri iyo system, yarazi yuko wenda afite akazi n'iki, nyuma wenda yanamenye ko wamugambaniye. Hari igihe mukora ibintu wenda mutari kumwe n'abantu, noneho abo bandi mwari muri kumwe bakaza gutanga amakuru. Ibyo birashoboka. Waciriritse umunsi wa mbere, wowe umuntu w'umugabo wazaga kuvuga ngo iyo bavuze ku muryango wanjye bigenda gutya. Oya, ntabwo wagombaga kuvuga ibyo ngibyo, wagombaga kumwihorera. Niyo uceceka ntago izi nduru zanyu ziba zigeze ahangaha, kuko Gasuku si umusazi wo kwivugisha, urumva. Ariko wamusubije kuko hari ikintu byanga byakunda gufiteho utinya ko yashyira hanze. Noneho uza kumusubiza witwaje izina ry'umuryango. Nyananya nitegereza ibintu byose ugenda usubiza. Niyo bakubajije kuri Sabe uca ku ruhande. Ejo narabonye ikiganiro kwa Emirene wivumbura ugashaka kuva mu kiganiro bro. Ibyo Imana imbabara, ariko ibyo ni ibintu bikora ubundi abantu babana. Ibyo ni ibintu bikora umuntu umeze nk'afite ikintu ari kwishinja ku mutima. Ngera bere naba nta kintu nishinja bakambaza ngo kana kamufitanye n'ugwita meni supa aho ngaho, cyangwa avuga ati sinshaka kubivugaho muzamwibarize. Ariko ntago nakwivumbura ngo nzane ibintu by'imijinya, urumva. Ikindi kintu muvuga ngo mwize itangazamakuru mukora itangazamakuru rigarukira kuri radio na televiziyo, ntago rikora kuri YouTube. Ni RCM harya ibyo bintu ako kantu muvuga ngo ka RCM hano kuri YouTube ntago gakora. Ni RCM RMC. Ibyo bintu bya RMC hano kuri YouTube nibikora. Kuri YouTube nibisaba ngo ube warizitanga. Ngenzi aba YouTubers banarenze bafite n'amanalize arenze abanyamakuru, warubizi. Ngenzi aba YouTuber watega mikoro bari kuri RBA cyangwa izindi radio cya TV1 n'ibiki akagukoma ingingo umunyamakuru atagukoma. Ngenda nabyibuka nigeze gukorana ikiganiro n'umunyamakuru, ari umunyamakuru ufite niyo karita cya kindi nakoreye kwa Liandre, ufite ndamukoma. Ibaze yenda uko ngo nyine ukoma umuntu nawe akagira gutya, urumva. Nago man, nago ibyo bintu ako karukara MC RMC bugashyire pembeni. Mana hano hanze hari abana b'abahanga, nimba muri guhangana mukoresheje YouTube, mwese muri aba YouTuber, urumva. Mwese muri aba YouTube. Ngiye mugira inama Cita, ngiye nkwigiraho ibintu byinshi. Nanakwigiye nagenderaga no kuri discipline yawe. Sinkunda n'ibintu hano hanze bakuvuga, ariko sinanabiguhakanira kuko nturi umwere. Umwere n'Uwiteka Imana iri mu ijuru. Nta muntu w'umwere ubaho hano hanze. Ntago Yezuwe, ntago nakuvugira inyuma yawe, inyuma y'iryo koti, inyuma y'iyo discipline, inyuma y'iyo kamera, inyuma y'iyo mikro hari ibindi bintu ukora bitari byiza, kandi ibyo bikugira umuntu. Rero niba Gasuka yaje kubabaga ntago bimugira inyamaswa, nawe ni umuntu, cause we make mistakes. Tumenya ko turi abantu ku makosa tuba twagiye dukora. Nicyo kitwereka ko turi abantu. Ubaye ukora ibintu byose biri ku murongo waba ufite ikibazo. Ntago ari umuntu wa mbere waburiye dira umuntu, barazibarya. Ibaze baje kuvuga ngo ibyangwino ndebe ngo n'impanga ye ngo nibiki ngo nibyo barapfuye na Sabe, nabyo birashoboka. Abagabo mujya mupfa abagore, urumva. N'utu tuntu bari kuvuga ngo Sabe ngo ushobora ngo kuba ari we wamuteje abantu, biranashoboka kuko mwari inshuti nizo zitugambanira. Niyo mpamvu nge nago naza kuri side yawe. Oya, nta nubwo ndi bujye kuri side ya Gasuku. Hoya, ariko impamvu ku rundi ruhande Gasuku ndi bumwumve, nimba waramuhemukiye afite uburenganzira bwo kuza akavuga. Nanjye naguha urugero rwa hafi, twakuganiriyeho n'umuntu man ahita ambwira histoire y'undi mu YouTube wakugishije inama ku biganiro yakoraga, ugahita umugira inama yo gusiba izo video, aho kugira ngo umubwire ati byibuze urazihidinga ntiziguma ari public, ariko zigumeho. Urumva waramuhemukiye, urumva afite akantu ku mutima, kuko nimba yarabiganirije mugenzi we bikagira naho bingeraho ari abantu baganiriye. Man, nuko uwo muntu yari ababaye. Bituma rero bidatuma uba Mr Perfect. Nge nago sinkunda n'abantu bakunda kwiyambika ubuntu bw'ubukote.
ntago muba muri perfect bro ya niba uzi neza ko ufite ikosa wakoreye Gasuku muzahure nk'abantu b'abagabo niyo mwakwandikirana nk'abantu b'abagabo niyo wakwitereka ukavuga ati Gasuku nakoze ibi nibi birakubabaza ariko sinari ngambire kukubabaza umbabarire simple as that guca bugufi nibyo bituma abantu barama guca bugufi nibyo bihuza abantu n'Imana uzarebe n'Imana ikunda umutima uca bugufi Dawidi yaragendaga akarya ibyana by'abandi akanica n'abagabo b'ibyo byana agahindukira Imana ikamubabara kuko yakundaga umutima we ibyo bintu byo kwihagararaho muterana ubwoba none muzajya mujya no guterana ubwoba mujye mushyira politike n'umutekano w'igihugu pembeni kuko mwe ntago muri bihugu bibiri bihanganye muri abagabo babiri b'abanyamatiku nico ngiye nabonye ntago muri bihugu bibiri bihanganye ku buryo mwaterana ubwoba ku buryo bumwe cyangwa ubundi ibaze uri gutera umuntu ubwoba agahita aza kukubwira ati nongeye kugutuka episode kuri episode buri munsi ngiye kujya mbyuka mvuga Chita ubwo se wakoreye iki ariko iyo uza kuba waracecetse Sabe bamuvuze make Dodo bamuvuze make Sabe bazaho gambanirwa n'umuntu akagenda gasettinga kamera neza kiri mu gikorwa umuntu kubera gutinya kamera karinda simbuka kanavunika bitari ngombwa imihanda yose iragenda ivuga Sabe iragenda ivuga Sabe kuki utafashe mikoro ngo uhagarara umuvugire igihe batukaga Scovia uzana Jesse nigeze nanashyigikira kandi gutukwa kwa Scovia kuko iyo video nigeze no kuyikora uwo Scovia batutse kutigeze witereka kamera ngo uvuge umuvugire buri kantu utiteretse kamera ngo umuvugire mwese mwakoraga content ziri bubacururize nta munsi numwe mwigeze muvuga ngo iyi industry kuko bavuze Muyango n'umwanda ngo muvuga ati reka bino bintu bihagarare buri gihe mumenya ko ari umwanda ari uko mwagezweho kandi amafaranga ya YouTube mwayariye mukore nibyo mwebwe aba YouTubers mutereka abana mukagenda mubatega ibintu bakavuga abana b'abakobwa cyangwa abahungu bakavuga ibintu bitari ngombwa bakiretruva nyuma kandi n'amakosa bakoze muri muyakatinga ahubwo mukaza kuyeditinga akaba ariyo intro ya mbere amakosa niyo mugira amakosa yabo niyo mugira ama intro none mufite ukuntu muza mukikina ngo uruganda mwarukuye ha bro generation ziraza hakaza izindi nazagira umuntu uhagarara ngo yikubite mu gatuza ngo uruganda yarushiza uzi kubita mu gatuza no wakoze TikTok agafungura abana amaso bakaba aba influencer kuri TikTok bakisanga abaye aba YouTubers uwo niwe wakoze ibintu birenze mwebwe ntacyo mwakoze mu ruganda mwari mufite ubushobozi bwo kuzamura ariko mwagiye muzamura bamwe munakandamiza abandi ibyo bintu murabikora murabizi ariko ikimbabaza ikintu nkunda nuko buri muntu wese isaha yigigeraho Chita ufata umwanya witekerezo uvuga ati aba bose nagiye mvuga abo ba Muyango bagiye babibabariramo nibyo ese ngiye nakoze ubuhe bukangurambaga mu gihe bari barimo barabibabariramo nakoze ubuhe bukangurambaga buhagarika uyu mwanda none nuza gutekereza uraza gusanga nta bukangurambaga wakoze ahubwo nawe wakoze inkuru zicuruza urya amafaranga none utangiye kuvuga ko byaba umwanda kuko nawe ugezweho ariko iyo uza kuba warakoze ubukangurambaga babandi wavugiye babatatse ubu nabo babiteretse mikoro bari kukuvugira bakwatatse mwabonye amakosa mukora kandi Chita Gasuku njewe nago ndi wa muntu uvuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi waramuhemukiye urumva yarababaye ntago umuntu yavuga buri munsi nta muntu wamugutumye nta muntu waba wamwishyuye avuga kuko ababaye ari kuguhatiriza ngo uvuge kukarabiza ibyanga byakunda ufite icyo kuvuga kandi yarakubashije bura utazanahagarara ngo wikine yaragushoboye umunsi witerekaga kamera ugiye kumusubiza yagushoboye umunsi wowe nk'umuntu w'umugabo wavugaga ngo iyo bigeze ku muryango wanjye iryo jambo nta mugabo urivuga ibaze aho uvuga mu matiku ngo uzashyiraho major defense nko muri bihugu bibiri kimwe kigiye kurasa igisasi kindi aho ngaho niho waciririkiye aho ngaho niho yaguciriye amazi aho ngaho niho wamufunguriye amayira no yo kukubaga Chita niba uri brand yuza kuba uri brand wari guceceka brand ntizivuga papa brand zirakure kukaruka waruhu gaceceka iyo uza kubuzi neza ko nta kintu wakoze nta n'umuntu wagombaga ibisobanuro ariko uza kwisobanura kuko ubizi ku umutima urakugonga byanga byakunda ufite ikosa ngera bere nago naza ngo mbavuge neza ngo mbavuge neza ngo kuko wenda ngo muri brand
urumva hoya njyewe aho mbona ikosa niho mvuga kuko na Gasuku nigeze gukora video mvuga ati aho wavuze kuri Scovia wararengereye yari yarengere Scovia yasubije iki niyo mpamvu afite IQ iri hejuru ya mudamu ararenze rero igihe cyose ubundi Chita wowe uyuceceka Gasuka kavuga nari kuzaza mvuga ati nari kuza nkavuga ati nta muntu uvuga izina rya Chita mu tuntu tw'amafuti urumva ariko ikosa wakoze waravuze kandi noneho urebye neza bagenda bagushinja guhemuka muri angles zigiye zitandukanye bisobanuye ngo you can't wear uwo mwambaro w'ubutama igihe cyose hari igihe kigera uwo mwambaro w'ubutama ukawiyambura none ukagumana wa mwambaro w'uburura Chita yuza ko uri Mr Perfect naga izi nkuru zose ziri kukuvugwaho ziba zikuvugwaho rero inama nakugira sitaba imbabazi Gasuku muri abantu b'abagabo ntimukajye mwihagararaho urumva umugabo harya ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa niba ko kukunza uwo muryango wawe ushaka gushyira izo major defenses zawe zishyireho uhagarika intambara ufitanye n'uyu nguyu ujya kuvuga ngo ngazahagara ngo mu Rwanda ngo bamufunge ashobora no kuzana bamufunge ntabwo u Rwanda rujya mu matiku ntabwo u Rwanda rujya mu bintu by'amafuti kuko niba kurikiza neza we azaba igitutsi pe baragihanira bagira ngo baguca amafaranga ariko bo bakoze analize ku magambo yawe basanga ufite iterabwoba nyine nawe niyo mpamvu yakubajije ati nimba waragiye muri RIB iyo ugumamo ibindi warenzagaho n'ibyiki ibazo Gasuka guca amazi ibaze nyine nawe umuntu nka Gasuku mwafasha nk'umuntu uri aho utukana rega ngiye mpamvu mvuga ngo aratukana simbiti ndeho hari na Mr Prank aratukana izo ni content zabo niyo agiye gupromotinga gutuka ibyo sinabirengaho sinabitindaho kandi nawe ntago wakaba bitindaho ni wanabitindagaho na mbere igihe mwabaga muri kwa Marishari ntago wari uyoboye katukana si yatukanaga sinago wari uyoboye katukana ariko mwaragendanaga mwarasangiraga mwaraganiraga nk'abantu babiri b'abagabo nuko wari ubizi yuko ibyo bitutsi byari content biba bitagendereye umutima mubi ariko yo kuvuga utsindagiye ko hari izindi mbaraga z'ubwirinzi uzakora igishoboka cyose ubwiza ijambo ubundi igishoboka cyose ahantu rikoreshwa ni hahandi biba byarambiranye hahandi biba byanze hahandi nyine umuntu aba ari nko gushaka kukwica cyangwa iki hahandi ubona nta kindi nyine hahandi ubona ariyo option ya nyuma niho ijambo igishoboka cyose rikoreshwa na perezida muri speech atanga ntago aravuga ngo tuzakora igishoboka cyose kugira ngo Kongo bigende gutyo ya aravuga ati niba babwira mu banyomozi niba barasa mu barase ntago avuga ngo tuzakora igishoboka ijambo igishoboka cyose hari ahantu ridakoreshwa my friend nizo major defenses zawe zikorwa byibuze muri cyagiye bavuga ngo hari nuclear weapon bagiye nko kurasa nko ku nyubako yawe aho niho ushobora guhita ushyiraho imbaraga z'uburinzi z'umurengera rero urabizi deep down in you bishobora kuba harimo ikibazo ufite abantu benshi wagiye uhemukira bagenda banamuha amakuru mu buryo bugiye butandukanye ibaza bavuga ngo na mama w'abahungu umugore wa Dani nanone ngo nibiki ibaze bagiye gutangira gucukumbura nakaboze nakuzi wahishe nakuzi ko abantu batamenya kubera gusubiza Gasuku so nkugira inama nimba uzi kuri umuntu w'umugabo just for once rangiza intambara ufitanye na Gasuku wiza kuvuga ngo uri brand uri gutuma nyine brand iri munsi yawe igusuzugura ibaze brand iri munsi yawe kabiri kukurebera ku rutugu ubwo se urumva ukiri brand urumva ukiri brand niba brand iri munsi yawe iri kuvuga ko iri bugukora ama episode iri kugucirira ikisha iri kugutuka ibitutsi bishinga n'ibidashinga wowe urumva ukiri brand ushobora kuba uri brand gusa ku basabo cyangwa ushobora kuba usigaye uri brand ku izina gusa hejuru y'itiku ridafite agaciro hejuru y'ibintu utakagiye muri umuntu w'umugabo sabe mwamuvuzangana iki mwamugambaniye bingana iki mwigeze mwumva avuga izo nizo brand ubundi brand zireka za brand ziri hasi zikavuga ni nko gutonoma ziziritse
zamara guceceka brand ikongera ikavuga. Ariko we brand irenze iyo watangiye guhangana na brand wumva iciriritse, wumva iri munsi yawe, ntabwo uba ukiri brand. Anyways, abakunzi ba Rebel TV show mwandike muri comment uko mubyumva, and ntabwo dukeneye amatiku muri industry. Mwe mwumva muri bigugu muri industry, mwumva mudakwiye kuvugwaho, mwumva murenze, mbere yuko babavuga abo bavuze ubukangurambaga mwakoze kugira ngo ibi bintu bihagarare n'ubuhe. Cyamwibuka ko byabaye mwanda kuko babagezeho. Anyways, abakunzi ba Rebel TV show mumbwire muri comment uko bimeze, uko mubyumva, kora subscribe, sharing, ndabakunda cyane.